hariho ibintu byinshi umuntu ashobora gutakaza muri ubu buzima. Umuntu ashobora gutakaza amafaranga, ashobora gutakaza inshuti, umuntu ashobora gutakaza akazi, umuntu ashobora gutakaza ubuzima bwiza, ndetse n'umuntu ashobora gutakaza icyubahiro. Ariko hari ikintu kimwe kidakwiriye na rimwe gutakara mu buzima bwawe. Icyo nta kindi ni ubucuti ufitanye na Mwuka Wera. Muri iki gihe abantu benshi bafite inshuti nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, basanga abantu bafite inshuti mu bantu bakorana nabo, abandi bafite inshuti mu bantu basengana, abandi bafite inshuti mu bantu bavukana, abandi bafite inshuti aho bakomoka. Ariko ugasanga nanone hari ikibazo cyo kubura inshuti, navuga inshuti magara, inshuti ikumva kandi ibana nawe mu bihe byose. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko ivuga ngo Mwuka Wera inshuti yanjye magara. Reka dutangire twibaza iki kibazo: inshuti magara ni inde? Inshuti magara ni umuntu mukundana, umuntu mwizerana kandi mufashanya. Ni wa wundi mubasha kubwizanya ukuri kandi mukabana mu bihe byiza no mu bibi. Ni umuntu uzi ibanga ryawe ariko ntarimene. Ni umuntu uhagararana nawe igihe abandi bose bagusize. Mu buzima busanzwe abantu bahitamo inshuti magara kubera uburyo bumvikana, uburyo basangira ubuzima, uburyo se ashobora kuba yamwizera cyangwa se barwanira ishyaka, bakiyemeza wenda kuba batazigera batandukana. Ariko hari ikibazo kimwe kiriho: ubucuti bw'abantu kenshi burahinduka. Nagira ngo uyu mwanya nguhe urugero. Wenda umugabo n'umugore iyo biyemeje kubana, icyo gihe aba ari byiza, bajya mu murenge bakemeranya kubana, ndetse bagasinya impapuro zose zerekana yuko bemeranyije kubana. N'imbere mu rusengero no muri kiliziya ugasanga umugabo amanitse ukuboko ndetse n'umugore akavuga ngo tuzabana mu bino mu byiza, ndetse bakongera ngo kugeza ku rupfu cyangwa Yesu agarutse. Ni isezerano bakora banezerewe, bishimye, bari kumwe n'inshuti, bari kumwe n'imiryango, ndetse bagatangira urugo ubona kenshi banezerewe. Yaba ari inshuti magara. Uko amezi agenda ahita, rimwe na rimwe hari igihe ubona ubwo bucuti bugenda bugabanuka, ukabona rwa rukundo bari bafitanye ntirukiryoshye. Akaba umwe ubwo atangira kugenda ahinduka, ndetse rimwe na rimwe ugasanga birangiye nabi, ba bantu batacyumvikana. Niho uzasanga abantu bagiye gusaba agatanya, ugasanga umwe ntacyumva undi, ntashaka no kumureba. Kandi aba nibo ba bantu twitaga inshuti magara. Basangiye byose, babanye mu buzima bwose, basangiye ibyiza n'ibibi. Ariko igihe kirahinduka, abantu bagahinduka. Abitwaga inshuti magara bikarangira barebana y'ingwe, umwe adashaka no kumva undi, adashaka kureba undi. Abo ni abantu. Hari ingero nyinshi z'abantu bagiye baba inshuti. No mu mico ya kera abantu bajyaga banywana amaraso nk'igihango bagiranye, bakemerana ko bazabana mu bihe byose. Ariko hari igihe byahindukaga bitewe n'ibihe banyuzemo, ugasanga abantu umwe arahindutse. Abavandimwe basangiye ibere babasha kubana ari inshuti, ariko hari igihe bigera bigahinduka, ugasanga imitungo, amasambu n'ibindi bitandukanyije abavandimwe bose ibere rimwe bari inshuti magara. Ugasanga batangiye kuba abanzi,
rero ibyo ni ibihe n'abantu, umuntu n'umuntu abasha guhinduka, ariko nagira ngo nkubwire ubucuti budahinduka buhora. Nagira ngo nkubwire inshuti nyanshuti, inshuti idahinduka iguha isezerano, yakubwira ngo tuzabana kandi sinzagutererana. Iyo ni inshuti mwuka wera. Yesu yarazi neza ko azava mu isi, kandi yari yabanye n'inshuti ze magara, abigishwa be babanye imyaka 3. Abona rero ko bizabagora, hanyuma aravuga ngo ninde uzababurira, ninde uzabafasha, ninde uzabayobora, kuko yabonaga ibihe banyuzemo bagiye kunyuramo ari ibihe bigoye. Arangije arabwira ngo nanjye nzasaba Data nawe abahe undi mufasha wo kubana namwe iteka ryose. Ari ijambo rivuga ngo iteka ryose, ntabwo ari umufasha wo kuza kubana namwe igihe runaka, waze kubana nawe igihe cy'ibyago gusa, ariko mu gihe cy'ibyishimo ntimubane. Waze kubana namwe igihe cy'ibyishimo gusa, ariko igihe cy'ibyago akureke. Ahubwo aravuze ngo nzasaba Data nawe abahe undi mufasha wo kubana namwe iteka ryose, uwo niwe mwuka w'ukuri. Yohana ibice 14 umurongo wa 16 kugeza kwa 17. Rero Yesu ntabwo yadusize nk'imfubyi, yaduhaye inshuti, inshuti magara itazigera idutererana. Iyo nshuti nta yindi ni mwuka wera. Ukwiriye kwikomeza kuri iyi nshuti, ukwiriye gushaka ubushuti burambye na mwuka wera. Ikintu gikomeye nakubwira uyu munsi kiriho nuko mwuka wera yahisemo gutura muri twe. Iyo turebye mu isezerano rya kera, Imana yabaga mu ihema, nyuma iza kuza kuba mu rusengero, ariko nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka ibintu byarahindutse. Imana ntiyashatse kongera gutura mu nyubako, ahubwo yashatse gutura mu muntu. Niyo mpamvu Pawulo yabivuze mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto ibice 6 umurongo wa 19, aravuga ngo ese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero za mwuka wera utuye muri mwe, uwo mufite yavuye ku Mana? Nongera nsubiremo iki cyanditswe kugira ngo ubanze wumve aya magambo neza. Aravuga ngo ese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero za mwuka wera utuye he? Utuye muri mwe, uwo mufite yavuye ku Mana. Ni ikibazo Pawulo aherabazaga. Ese nimubizi? Hari abantu batari babisobanukirwa, hari abantu batari babyumva, hari abantu batabizi na n'uyu munsi ko mwuka wera atuye muri twebwe. Impamvu kenshi uzabibona ko abantu batarabisobanukirwa nuko igihe kinini tujya gushaka Imana, ariko ugasanga abantu barashaka Imana nk'aho iri kure. Abantu barasenga Imana nk'aho bayisenga bayikura mu ijuru, kuko babwiwe ko Imana iri mu ijuru ahantu kure cyane. Ntabwo bumva yuko Imana iri hafi, ntabwo bumva yuko Imana ituye muri bo. Kumva ijwi ry'Imana biragorana, kuko umuntu ategereje ijwi riva kure cyane. Ategereje rya jwi riza rimubwira, akumva ritutse ahandi hantu kure. Ariko ijwi ry'Imana riri muri wowe. Imana ituye muri wowe. Bibiliya yavuze ngo imibiri yanyu ni insengero z'umwuka wera, uwo mufite wavuye ku Mana. Niyo mpamvu rero uyu munsi dukwiriye kugira ubusabane bwimbitse na mwuka wera.
uyu munsi impamvu ubusabane n'Imana butugora cyangwa se ubusabane na Mwuka Wera bitugora nuko tutaramwumva nyine, tutaramenya ahari, tutaramenya ko ari muri twebwe, tutaramenya ko abana natwe. Uyu munsi impamvu dukora ibyaha bikatworohera, nze kubivuga kenshi, ntabwo ushobora gukora icyaha ahantu uzi neza yuko hari umugabo wawe, ahantu uzi neza ko hari umugore wawe, ahantu uzi neza ko abantu bakureba. Niyo mpamvu wenda umuntu ujya gukora icyaha abanza kujya ahantu kwihisha, rimwe na rimwe akajya ahantu batamuzi, uko azi neza ko babandi bamuzi nakora icyaha bari mu museke cyangwa se hari ikindi kintu kibaho. Ni nako rero bitumerera iyo tutaramenya yuko Mwuka Wera atuye muri twebwe, kuko tusa naho tugiye kwihisha, ariko turihisha ndi kuko atuye muri twe, ntazigera ava muri twebwe. Dawidi we yigeze abivuga, aravuga ngo nasasurire bwanjye ikuzimu, ngo naho wahamfatira. Yerekana uburyo Imana ibera hose icyarimwe, agaragaza uburyo ahantu hose yajya Imana ihari. Rero Mwuka Wera ari muri wowe, ntabasha kuva muri wowe, atuye muri wowe, muragendana. Nagira ngo utekereze umuremyi w'isi n'ijuru, nyir'ubutware bwose, ufite abamarayika bahora bamuramya, yanze gutura mu nyubako yubatswe n'abantu, ahubwo ahitamo gutura mu mutima wawe, ahitamo kuba mu buzima bwawe, ahitamo kuba mu mubiri wawe. Ni urukundo rutangaje. Ibi rero iyo wabimenye ukabisobanukirwa, niho hahandi gukora icyaha bikugora, uko uzi neza nujya gukora icyaha hari umuntu ukureba, uko Mwuka Wera ntuzamwihisha, atuye muri wowe. Bya bindi byose bikorerwa mu bwihisho ntabwo uzabikora mu bwihisho, kuko muri bwa bwihisho hari uwo mwajyanyeyo, hari ukureba, hari ukumva, hari ukwitegereza. Mwuka Wera muri kumwe, ntabwo uzigera umusiga, ntabwo azigera gusiga, muri kumwe aho uzajya hose. Niyo mpamvu Pawulo muri aya magambo yongera aravuga ngo ntimutume imibiri yanyu ibi ikora icyaha. Kubera iki? Icyaha ni nk'uburyo bwo kwirukana Mwuka Wera muri wowe, ni nk'uburyo bwo kumwimura, ukavuga ngo singa ushaka, kuko Mwuka Wera nyine arera, agomba kubaho mu buzima bwera bwejejwe. Wakwibaza ngo kubera iki Mwuka Wera yahisemo gutura muri twebwe? Yahisemo gutura muri twebwe kugira ngo tube hafi buri gihe. Iyo inshuti iba kure y'umuntu ntabwo babasha kubonana buri munsi, ariko Mwuka Wera we aba ari kumwe natwe buri munsi. Ntabwo ajya dusiga, ntadutererana, abana natwe turi mu kazi, akabana natwe turi mu rugo, akabana natwe turi mu rugendo, akabana natwe turi mu masengesho, akabana natwe turi mu bigeragezo, akabana natwe turi mu byishimo. Igihe cyose Mwuka Wera abana natwe. Niyo mpamvu byoroshye ku muntu wabimenye kwitoza kuganira nawe, uko urumva yuko abana nawe ari hafi yawe. Rero hari igihe umuntu atakaza icyerekezo yari afite, Mwuka Wera yaje kugira ngo atuyobore. Mwuka Wera aravuga, tangira witoze kumuvugisha, wumve ko muri kumwe, atuye muri wowe, afite ijwi, yaremye ijwi, aravuga. Tangira umufate nk'inshuti magara. Niba
umugabo n'umugore bashobora kuba inshuti magara kandi bo bagatandukana, ariko hari amagambo meza babwiranaga mbere cyagiye mu rukundo rukiryoshye. Reka wenda dufata abakiri mu rukundo bakiryoha, hari amagambo meza babwirana, bari kutangira gufata Mwuka Wera umubwira amagambo meza y'urukundo. Hari inshuti zisanzwe, abavandimwe, inshuti imenya inshuti yayo uko yiriwe, akamenya uko ameze, nawe utangira kubwirana na Mwuka Wera, utangira umubwire ngo Mwuka Wera, mu gitondo umubwire ngo waramutse, saa sita umubwire ngo mwiriwe, nijoro nujya kuryama umubwire ngo muramuke. Umufate nk'inshuti mu bana ibihe byose. Nugira n'ikibazo umubwire ngo ahangaha ndabona binaniye, ahangaha muri aka kazi ndabona bingoye. Azaguha uburyo bwiza bwo kubukora, azakuyobora. Mwuka Wera arahari kugira ngo atuyobore. Hari igihe rero umuntu ashaka gukora icyaha, ariko Mwuka Wera akamubuza. Niho hahandi wumva ijwi muri wowe rikubwira, ukumva si nk'ijwi ryo mu matwi, ariko mu mutima wawe ukumva hari ikintu kiguhata kikubwira ngo ibi bintu wibikora. Nuko Mwuka Wera atuye muri wowe aba arimo aguhata ngo biriya ni bibi, wikora ibi bintu. Hari igihe uba wumva ucitse intege, ariko kumva wongeye gusubizwamo imbaraga, ariko nanone ukwiye kumubwira ngo Mwuka Wera, ndumva ncitse intege, ndumva naniwe, ndumva ntazi uko bimeze. Arakumva, azagufasha. Mwuka Wera ikindi kintu cyatumye atura muri twe kugira ngo aduhindure. Mu buhe buryo? Mwuka Wera ntabwo yaje muri twe kuduha impano gusa, yaje kuduhindura, yaje kudukuramo umujinya, yaje kudukuramo irari, yaje kudukuramo inzika, yaje kudukuramo ishyari, yaje kudukuramo za nzangano. Aza kugira ngo adushyiremo urukundo, adushyiremo amahoro, adushyiremo kwitonda, adushyiremo kwihangana, adushyiremo ubudahemuka. Mwuka Wera ni inshuti magara itadutererana. Abantu bashobora kugutererana, inshuti zawe zishobora kuguhunga bitewe n'ibihe urimo, abavandimwe bawe bashobora kukwanga, ariko Mwuka Wera ntajya kwanga. Iyo uguye araguhagurutsa, iyo urize araguhumuriza, iyo ucitse intege aragukomeza, iyo utazi no gusenga aragusengera. Aho niho Pawulo yavuze ngo adufasha no mu ntege nke zacu. Rero mbere yuko wenda tugera ku musozo, ni gute wakubaka ubucuti na Mwuka Wera? Ubundi ubucuti ni bwizana, ubucuti burubakwa. Umuntu agira inshuti, ariko mu kugira ngo izo nshuti hari uburyo ubwo bucuti bwubakwa. Ni nako rero bimeze kuri Mwuka Wera. Kugira ngo ubake ubucuti na Mwuka Wera, icyambere ugomba gukora ni ugusenga buri munsi. Ntusenge gusa muri cya gihe wagize ibibazo wumve yuko ari bwo ukeneye gusenga ni ibihe byose. Vugana nawe buri munsi, utangire kwitoza kuvugana nabo. Soma ijambo ry'Imana, kuko Mwuka Wera akenshi azakwigishiriza mu ijambo ry'Imana. Ikindi, wumvira ijwi rye. Hari igihe uzumva akubwiye ngo wumve hari ikintu arimo agubwira gukora cyiza, kandi hari n'igihe uzumva kubujije ikintu kuko abona ko atari cyiza. Ibi byose rero bigenda byubaka ubusabane, bigenda byubaka ubucuti hamwe na Mwuka Wera. Ikindi, wirinde kumubabaza. Mu gitabo cy'Efeso 4:30 haravuga ngo, kandi ntimugateze agahinda Mwuka Wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Urumva yuko Mwuka Wera agira amarangamutima. Umuntu ugira agahinda ni umuntu ugira amarangamutima. Rero
ntukamubabaze, ntukamuteza agahinda. Wamuteza agahinda gute? Ubundi icyaha nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma Mwuka Wera umuteza agahinda. Inzika, kugira inzika, kubeshya cyangwa se gukora ubugome ni ibintu bibabaza Mwuka Wera cyane. Iyo inshuti yawe rero mubana wirinda kuyibabaza, Mwuka Wera nawe irinde kumubabaza. Uba mu byaha, ujya mu nzi, kujya kubeshya, ukora ibintu by'ubugome nk'ibyo ngibyo byose. Ndangiza nagira nkubwire inyungu zigera ku 8 zo kugira Mwuka Wera nk'inshuti magara mu buzima bwawe. Icyambere, Mwuka Wera aguha amahoro mu gihe cy'ibigeragezo. Icya kabiri, aguha ubwenge bwo gufata ibyemezo n'imyanzuro myiza. Icya gatatu, aguha imbaraga zo gutsinda ibyaha. Icya kane, aguha ihumure igihe abandi bantu bagusize. Icya gatanu, aguha ubutwari bwo guhamya Kristo. Icya gatandatu, aguha ibyiringiro mu bihe bikomeye. Icya karindwi, aguha imbuto z'umwuka zirimo urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Rero iyo ufite Mwuka Wera ntabwo wumva uri wenyine. Nubwo isi yose yahinduka, ariko wowe ufite Mwuka Wera uba ufite umufasha uguhora iruhande. Muri uyu mwanya nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ibaze iki kibazo. Ibaze uvuge ngo ninde nshuti yanjye magara. Nibyo ushaka kuba ufite inshuti, ariko hari inshuti magara. Ongera wibaze ikindi kibazo uti ni muntu ki? Ese umuntu ashobora guhinduka? Twabibonye abantu benshi barahinduka, inshuti, abavandimwe, abagore, abagabo n'abandi bose. Ese amafaranga arashira? Ese akazi gashobora kurangira? Ariko Mwuka Wera we ntabwo ajya ahinduka. Abantu barasezerana ariko bagahinduka. Abanywanye twabonye ko bahinduka. Inshuti zose z'isi zirahinduka, ariko Mwuka Wera ntabwo agiye yica isezerano rye. Iyo Mwuka Wera yinjiye mu buzima bwawe, aba yifuza kugendana nawe, aba yifuza kukwigisha, kukuyobora kugeza ku iherezo ry'urugendo rwawe rwo kwizera. Rero niba ushaka kugirana ubuzima bwuzuye amahoro n'ibyishimo, ukaba ushaka kugira ubuzima bwo kuyoborwa n'Imana n'imbaraga ndetse no kunesha ibigeragezo, emerera Mwuka Wera b'inshuti yawe magara. Umuhe umwanya wawe kandi umuhe umwanya buri munsi. Umwumve kandi umwubahe. Ibyo bizagufasha kubaho ubuzima bwuzuye amahoro n'ibyiringiro. Rero mwakoze abo twabanye muri uyu mwanya, mbifurije kugira inshuti magara, inshuti itagutenguha, inshuti itazaguta, inshuti iguha ibyiringiro. Mwifurije kugira Mwuka Wera mu buzima bwawe. Mwakoze rero kubana natwe. Nimugire umugisha w'Imana. Mwari kumwe nanjye Usengimana Daniel. Shalom.